cyane bazashaka ikindi kibuga bayubagaho. Rayon Sport yatsinze ibitego 2-0. Shami Karunagira match itari nziza yitsinze igitego anabana ikarita y'umutuku. Police Football Club ni imwe mu makipe bategaga Rayon Sport kubera ko gutsinda kwa Rayon Sport gukomeje kuba repetitif kwisubiramo cyane. Nyina ngo bavuze kuri buze kubisobanura mu buryo bwa terme technique za kinyamupira. Rayon Sport mubanze mwishimire ko iri gutsinda ibitego nicyo kintu cya mbere byubakitse nyine byiza. Ibitego bibiri bya Rayon Sport harimo icyo Karuno yitsinze, harimo n'icyo Rayon Sport bwayo yatsinze cyiza cyane cya Youssou Diagne kuri pass nziza cyane kabisa ya Fonganye. Rayon irimo irubaka ikinjira neza ikagera muri box ikagera no muri apeti kare ikarema igitego cy'amazana yatangiye umupira Karuno yitsinze ni neza muri kumwe n'umuzamu neza box kanyuma handi garde yatereka agiye kudegara Karuno yatakora barari kujya hanze kuko ari meze nka cross yari gukomeza ijya nubwo yagenderaga hasi. So mu bigaragara Rayon Sport yamaze kugira icyo kintu cya momentum kinayifasha kuba none atangiye kwinjira muri phase ya perfection. Navuze ngo imikino 5 ya mbere niba yatwaye ngo tuyibareramo icyitwa forme. Yego. Kuva kuri 5 ku 10 tukabara momentum, kuva ku 10 tuzamara tukabara perfection. Yatangiye kwinjira muri rani ya perfection yari match 14 ubwo batsinzemo. Urumva hari ebyiri za mbere batangiye badatsinda. Yego. Bahita bakora ama match menshi batsinda abaza kunganya na APR. Barakomeza n'ubu ntibaratsindwa. Rani imikino irenga 10 badatsindwa hejuru y'10. Iyo ni perfection. Noneho babikoze batakaje Kevin wavunitse match 12. Navuganye n'abantu muri Rayon Sport bambwiye yuko ngo uyu munsi ari bwaza guca mu cyuma, ariko Kevin burya arababyitiranya na Hamstring. Oya, Kevin yagonganye na Yakuba bakubitana amavi. Ivi rye ry'umusore rirabyimba. Ubwo rero mumenye ko we ntabwo ari nka birabya mborenga bya fatigue ngo ni Hamstring. Oya, ni nukubyimba kwivi. So indi nkuru nziza iri muri Rayon nyuma yo gukora match nziza. Aimable ku munsi w'ejo yahuye na Robertinho na president wa Rayon baraganira. Baramubwira ati reba Amavubi afite amahirwe kujya muri CHAN ko tomburiza ku itariki 15. Kandi ukurikije Cameroon na Cote d'Ivoire tuzahanganira umwanya best tuzirusha kwitwara neza. Amahirwe menshi u Rwanda ruzakina CHAN. Yego. Nubwo bitaremezwa. CAF nizabyemeza. None kuri umudefenseur wanza muri equipe CHAN uranga gukina izi match za championnat urunguka cyangwa urahomba. Bamwe ati twebwe kumera zo ku kwezi tuzagwa amafaranga yawe, ariko nkuba wamgiye mu 210 bya prime kandi ntaje muri iyi match prime yo mu Mavubi y'imikino ya CHAN ushobora kuzaba amafaranga menshi uko ni imikino ntabwo ari umukino umwe. So nyuma yo kuganiriza aricara batuzko wa mugani na kibaze nabi abatereka nsubire mu myitozo arasubira mu myitozo iba uyu munsi ni mugoroba abitegura match ya Mukura izaba kwa gatandatu. Ubwo amahoro muri rero yagarutse kunyara niyo mpamvu yaje kubashyikira nubwo atakiye match yarahari. Ariko kuri Rokritoma ntitwagenda tutabivuze. APR nyuma yo gushaka umusore witwa Omedi mwataka wa Kitale ugomba kuza muri APR. APR yamaze gushyiramo imbaraga zikomeye cyane. Ubu ngubu ngo nkuko mwabibonye umusore umuwinga wihuta cyane ku rwego rw'ejo avuga yuko ashobora kuba nawe muwinga wihuta cyane muri champion ya Uganda kurusha abandi bose. Akaba ari umusore ugomba kuba aza muri equipe ya APR FC rero. Ejo bundi twabona andi makuru yamaze kuboneka mu gihe Rayon Sport APR baravuga yuko bamaze kumvikana n'uyu musore ko w'umuwinga agomba kuva muri Uganda muri Villa. Mu gihe izina ndaza kureba yitwa Hakim. Mu gihe muri Rayon Sport bo mwibanga rikomeye witwa Patrick Umubitsi president wa Rayon Sport ndetse na Gacinya na Prosperi bari kuganira mwibanga rikomeye ngo bagomba gusinyisha abakinnyi nta wundi muntu bizi usibye abo, ariko ngomba gushyiramo abakinnyi